mwiza tugezemo ni umwanya w'igiciro gikomeye cyane ku buryo umuntu wese aba akwiriye guhuguka ndetse kumva ijambo ry'Imana iry'Imana yiteguye mu izina rya Yesu. Tugiye kwiga icyigisho gifite umutwe uvuga ngo imbere y'umucamanza ukomeye. Imbere y'umucamanza ukomeye. Isomo ry'urufunguzo riboneka mu Byahishuwe igice cya 20 umurongo wa 12. Ibyahishuwe igice cya 20 umurongo wa 12 hari amagambo avuga ngo mbona abapfuye abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe, nuko ibitabo birabumburwa, kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, aricyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Yesu ashimwe. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Dusenga Imana. Uwiteka Imana yacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagushimye cyane ku bw'aya mahirwe uduhaye, ubwo tugiye kumva ijwi ryawe rivugana natwe. Ufungura amatwi yacu kugira ngo hatagira umuntu uza kuzimiza, maze data uduhe kwita ku cyo ushaka ko twumva mu izina rya Yesu. Hari amagambo nasomye mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 12, igice cya 17 umurongo wa 10 n'umurongo wa 12 nifuza ko tuzirikana cyane. Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 17 umurongo wa 10 ndetse n'uwa 12 hari amagambo n'uwa 12. Uwo mwanya muri iryo joro bene data bohereza Pawulo na Sila i Beroya. Basohoyeyo Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 17 umurongo wa 10 tugeze ku wa 12. Uwo mwanya muri iryo joro bene data bohereza Pawulo na Sila i Beroya. Basohoyeyo binjira mu isinagogi y'Abayuda. Ariko abo bari beza kuruta ab'i Tesalonike, kuko bakiranye ijambo ry'Imana umutima ukunze, bashaka mu byanditswe iminsi yose kugira ngo bamenye yuko ibyo bababwiye ari iby'ukuri koko. Mwumva ikintu gikomeye muri iri somo. Ikintu cyatumye abo bo bari beza kurusha ab'i Tesalonike nuko bakiranye ijambo ry'Imana umutima ugize ute? Umutima ukunze. Barangiza ikindi ngo banashaka mu byanditswe kugira ngo bamenye yuko ibyo babwirijwe ari iki? Ari iby'ukuri koko. Noneho bamaze gukora ibyo bintu, habonetse umwanzuro mwiza ku murongo wa 12. Nuko benshi muri bo barizera. N'abagore b'icyubahiro babagira iki? N'abagabo batari bake. Murumva kwakirana ijambo ry'Imana umutima ukunze bigira umusaruro mwiza, ndetse iyo bigeretsweho gushakashaka mu byanditswe, atari ukuryakira gusa ngo nuragize ugende witurize, ahubwo ukakirana ijambo ry'Imana umutima ukunze, ugakomeza ukagenda ukanashakashaka mu byanditswe. Bibyara umusaruro mwiza ari wo kwizera, ndetse nta nubwo abantu bakeya ngo aribo bagize gute, aribo bizeye. Abagore b'abanyacyubahiro n'abagabo batari bake. Imana idufashe kwakirana ijambo ry'Imana umutima ukunze, kandi Imana itubashishe na nyuma yuko tuvuye aha dukomeze turushaho gushakashaka mu byanditswe, kuko tuzagira umusaruro mwiza. Tuzizera ijambo ry'Imana, tuzarigirira icyizere. Tugiye gutangira dusoma Zaburi ya 50. Turahera ku murongo wa 1 tugeze ku murongo wa 6. Zaburi ya 50 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 6 hari amagambo avuga ngo Imana y'imbaraga nyinshi, Imana rurema, Uwiteka iravuze, ihamagaye isi uhereye aho izuba rirasira,
ukageza aho rirengera. Kuri Siyoni aho ubwiza butagira inenge niho Imana irabagiraniye. Imana yacu izaza ye guceceka, imbere yayo umuriro uzakongora, umuyaga w'ishuheri uzayigota. Umurongo wa 4, ndifuza ko uyu murongo tuwitaho cyane. Izahamagara ijuru ryo hejuru n'isi nayo kugira ngo icire ubwoko bwayo urubanza. Ishimwe. Izahamagara ijuru ryo hejuru n'isi nayo kugira ngo icire ubwoko bwayo urubanza. Iti munteranyirizaho abakunzi banjye basezeranishije nanjye isezerano ibitambo. Ijuru rizavuga gukiranuka kwayo kuko Imana imbere y'umucamanza ukomeye. Icyo cyigisho turi kwiga. Mwite kuri aya magambo. Munteranyirizaho abakunzi banjye basezeranishije nanjye isezerano ibitambo. Ni abakunzi b'Uwiteka ariko bafitanye isezerano rishingiye ku gitambo cya Kristo. Ijuru rizavuga gukiranuka kwayo kuko Imana ubwayo ariyo mucamanza. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ibyahishuwe igice cya 20 umurongo wa 2. Mbona abapfuye, abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe, nuko ibitabo birabumburwa, kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, aricyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Imbere y'umucamanza ukomeye. Ubu ngubu twinjiye mu rubanza sasa. Ndifuza ko umuntu wese atekereza kuri ibi bintu. Uwiteka niwe mucamanza wacu, ariko ntabwo ari umucamanza woroheje, nta nubwo ari umucamanza ubera. Oya, ni umucamanza utabera. Tugiye kubireba imbere. Daniel igice cya 8 umurongo wa 12 aransubiza ati, bizageza iminsi 2300 uko bukeye bukira, nyuma ubuturo bwera buzabone kugira gute? Buzabone kwezwa. Intambara ikomeye, page 348. Urubanza rwo kugenzura ndetse no guhanagurwa kw'ibyaha byatangiye mu gihe cyagenwe, aricyo herezo ry'iminsi 2300 mu mwaka w'icya 844. Ibi tubizi twese, ndatekereza niba nta mushyitsi urimo utari umudivantiste, ibi bintu yakagombye kuba bizi. Abantu bose bigeze kwitirirwa izina rya Kristo bazagerwaho n'iryo genzura rikomeye. Yesu ashimwe. Abantu bose bigeze kwitirirwa izina rya Kristo bazagerwaho n'iryo genzura rikomeye. Abazima n'abapfuye bose bagomba gucirwa imanza z'ibyanditswe mu bitabo hakurikijwe ibyo bagize gute? Hakurikijwe ibyo bakoze. Aya magambo ngo hakurikijwe ibyo bakoze ni amagambo yo kwitondera cyane. Mu by'ubu buzima habaho ikintu bita inkiko. Urubanza, ndagira ngo mutekereze, tuze mu by'ubu buzima busanzwe. Urubanza rusanzwe ukuntu rugenda ubusanzwe. Sinzi niba mujya mutembera ngo murebe nibura uzafate nk'igihe kimwe ujye nk'ahantu ku rukiko urebe ukuntu abantu baburana. Bizaguha ishusho nibura y'ukuntu guhagarara imbere y'Imana y'umucamanza ukomeye biba bimeze. Tugiye kureba imiterere y'urubanza. Tugiye kureba imiterere y'urubanza rwo mu isi, ariko tubijyanisha n'urubanza turimo muri iki gihe twamaze kubona yuko twagize gute? Twamaze kugeramo. Nageze mu nkiko ntajyanywe no kuburana, njyanywe no kureba ukuntu biba bimeze. Nubwo no kuburana nabyo byabayeho, ariko abantu bose bari mu rukiko, umva, ingofero bazikuramo, baba batanze icyubahiro kidasanzwe. Nta muntu uba wemerewe kuvuga adahawe ijambo, uretse umuntu uri kuburanisha, umuntu uri kuburana, umwunganizi, umwanditsi nawe nta kintu aba yemerewe kuvuga, aba yemerewe kwandika gusa. Tugiye kureba imiterere y'urubanza. Mu rubanza hagomba kuboneka abantu nibura tugiye kureba. Hagomba kuboneka urega.
uregwa adahari nta rubanza rushobora kubaho. Uregwa adahari nta rubanza rushobora kubaho. Niba hari uregwa hagomba kuba umurega. Umurega ashobora kuba ari n'umushinjacyaha. Hagomba kuboneka umwunganira, metere cyangwa umwunganizi. Hagomba kuboneka uwo bita perezida w'urukiko. Yesu ashimwe. Perezida w'urukiko. Twinjiye mu rubanza, abantu mwageze ahantu baburanira murimo murabireba. Reka twinjire mu rubanza noneho rero. Perezida w'urukiko agomba kuba hari kuko niwe uzafata umwanzuro w'urubanza. Uregwa ari we njyewe, reka nivuge nawe ushyiremo izina ryawe. Uregwa ari Robeni Niyomwungeri. Tugiye kubijyanisha no mu byamwuka kuko turi kwiga ibyamwuka, ntabwo turi kwiga iby'inkiko zisanzwe. Siko bimeze. Turi kubijyanisha n'icyigisho turi kwiga cy'urubanza. Twabonye neza yuko urubanza, igihe cy'urubanza cyatangiye mu gihe cyagenwe mu cya 844. Ubu turi mu rubanza. Niyo mpamvu ikintu cyose gikozwe umva kiza. Reka dukomeze. Uregwa ari we njyewe Robeni Niyomwungeri. Ushyiremo izina ryawe. Zekariya igice cya 3 umurongo wa 3. Zekariya igice cya 3 umurongo wa 3. Hari amagambo avuga ngo kandi Yosuwa cyangwa se kandi Robeni nawe kandi Yosuwa yari yambaye imyenda y'ibizinga ahagaze imbere yande, ahagaze imbere ya marayika. Uyu nguyu nuregwa yajyanwe hehe? Yajyanwe mu rukiko. Yosuwa nawe yajyanwe mu rukiko, yajyanwe imbere ya marayika, yararegwaga. Turaza kureba ibirego Satani yamuregaga. Urega cyangwa se umushinjacyaha. Umushinjacyaha wacu ni Satani. Ni nawe uturega. Uregwa ni njyewe nawe. Siko bimeze mu rubanza. Uregwa ni njye nawe. Urega ni Satani. Reka dusome urwa mbere rwa Petero igice cya 5 umurongo wa 8. Nimushaka mujye mukomeza tugende kuko kugendana biraza kurushaho kuba byiza. Mwirinde ibisindisha, mube maso kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwaconshomera. Umurezi wacu ninde? Ni Satani. Zekariya igice cya 3 umurongo wa 1. Maze anyereka Yosuwa umutambyi mukuru ahagaze imbere ya marayika, w'Uwiteka, Satani ahagaze iburyo bwe ngagire gute? Ngo amurege. Yesu ashimwe. Ni ukuvuga ngo muri uru rubanza turimo twatangiye mu cya 844. Uregwa ni wowe, urega ni Satani, ari nawe mushinjacyaha wacu. None se perezida w'urukiko ninde? Perezida w'urukiko ni Uwiteka. Uwiteka niwe mucamanza wacu. Zaburi ya 7 umurongo wa 12 n'umurongo wa 23. Hari amagambo avuga ngo Imana ni umucamanza utabera. Ni Imana igira umujinya iminsi yose. Umuntu natihana izatyaza inkota yayo, umuheto wayo imaze kuwufora irawutunganije. Yesu ashimwe. Umuntu natagira gute? Umuntu natihana izatyaza inkota yayo, umuheto wayo imaze kuwufora irawutunganije. None se mu rukiko twabonye ko hagomba kuboneka nibura abantu 4 b'ingenzi. Tumaze kubona 3. Hari undi dukeneye kubona ari we witwa umwunganizi cyangwa se metere. Sibyo? None se metere wacu ninde? Niba twamaze kubona yuko ari twe turegwa, Satani akaba ari uturega, Imana akaba ari umucamanza wacu, ari ugomba gufata umwanzuro ku rubanza rwacu. None ninde mwunganizi wacu? Mu nkiko zo mwisi birashoboka ko umuntu yakwiyunganira, kuko hari ubwo udafite ubushobozi bwo kwishyura metere. Ndetse nubwo hariho ubu ngubu n'abametere batishyurwa, birashoboka ko nawe utamubona cyane. Ugahagarara imbere y'urukiko, umucamanza akakurega, ukaza kwiyunganira, ukaza kwiregura. Ngo ntabwo ari ukwiregura, ni ukwiyunganira. Ukaza kwiregura mu nkiko zo mwisi. Ibyo ngibyo niko bigenda.
ariko nagira ngo mbamenyeshe yuko umuntu wese uri muri uru rubanza udafite umwunganizi yarangije gutsindwa. Umwunganizi wacu ni Yesu. Urwa mbere rwa Yohana igice cya 2 umurongo wa 1. Bana banjye bato, mbandikiye ibyo kugira ngo mudakora icyaha. Icyakora nihagira umuntu ukora icyaha, dufite umurengezi kuri Data wa twese, ari we Yesu Kristo ukiranuka, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Dufite umurengezi cyangwa se dufite umwunganizi. Buriya mu rukiko, buriya metere abameze nk'umwunganizi. Ntabwo bishoboka ko metere yaba umurengezi, kubera ko umurengezi ni ikindi kintu, ariko abasha kukunganira ashingiye ku nkiko zagiye zicibwa. Niba uregwa icyaha runaka akavuga ngo dushingiye ku rukiko rwaciwe mu mwaka uyu n'uyu, igihe iki n'iki, rwari rufite nimero n'iyi, turabona aba bantu baregwaga iki cyaha gisa n'icy'uyu nguyu baragabanyirijwe igihano ku mpamvu izi n'izi, none uyu nawe afite impamvu nk'izabo, akwiriye kugirirwa impuhwe nk'izabo. Nuko nguko abametere bunganira. Aramutse adafite ingingo zifatika zo kukunganira ashingiye ku cyaha uregwa mu rubanza, uba wamaze gutsindwa. Nuko nguko bigenda. Ariko twebwe Kristo ni umwunganizi wacu, ariko ikirenze ibyo ni n'umurengezi, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Urubanza ruratangiye sasa. Ubu dutangiye urubanza. Uregwa arihe? Yicaye hano. Ni njyewe nawe ndetse n'uzakurikira iki cyigisho. Nuregwa, wowe uri kuregwa. Sasa umushinjacyaha atangiye kukurega, ni Satani. Kandi ukurega aba agomba kuba azi neza icyaha wakoze n'uburyo wagikozemo, azi uburemere bwacyo, ndetse azi n'igihano agomba kugusabira. Yesu ashimwe. Ku buryo ari buze kukurega, yamara kukurega akagaragaza yuko utarengana, yarangiza agahita agusabira n'igihano, warangiza waza kwiregura. Reka tuze tubirebe. Perezida w'urukiko azafata umwanzuro ashingiye ku kwiregura kwawe. Satani azi neza ibyaha yateje ubwoko bw'Imana gukora, kandi abarega avuga ko kubw'ibyaha byabo bikuyeho uburinzi bw'Imana, bityo akavuga ko afite uburenganzira bwo kubarimbura. Intambara abahanuzi n'abami. Turasubiremo aya magambo. Satani azi neza ibyaha yateje ubwoko bw'Imana kugira gute? Ibyo bintu abizi neza ko yabibateje kubikora, kandi akabarega avuga ko kubw'ibyaha byabo bikuyeho uburinzi bw'Imana, bityo akavuga ko afite uburenganzira bwo kugira gute? Bwo kubarimbura. Yesu ashimwe. Avuga ko bakwiriye gucibwa ntibagirirwe ubuntu n'Imana nk'uko nawe byamugendekeye. Aravuga ati, mbese aba nibo bantu bagomba gufata umwanya wanjye mu ijuru, ndetse n'umwanya w'abamarayika bifatanyije nanjye? Yesu ashimwe. Reka mbabwire, ahantu Imana yampishuriyemo ikintu gikomeye cyane. Abantu bazajya mu ijuru bazaba ari abantu bagiye kuziba icyuho Satani n'abamarayika bavuyemo. Ntabwo mubyumvise namwe? Na Satani abizi neza ko abantu bazajya mu bwami bw'Imana ari abantu bazaba bagiye kuziba icyuho Satani n'abamarayika be barimbutse bavuyemo. Ubwo bahindutse abadayimoni, ntabwo bakiri abamarayika. Avuga ko bakwiriye gucibwa ntibagirirwe ubuntu n'Imana nk'uko nawe byamugendekeye. Aravuga ati, mbese aba nibo bantu bagomba gufata umwanya wanjye mu ijuru, ndetse n'umwanya w'abamarayika bifatanyije nanjye? Bavuga ko bubaha amategeko y'Imana, ariko se bakurikije amabwiriza yayo? Yesu ashimwe. Mwumve ibirego Satani arega, ari kubarega. Ni uku nguko umushinjacyaha aba ameze mu rukiko, aba ameze nk'umuntu wagira ngo hari ikintu bamupfa. Njye narumiwe. Nibura Satani hari icyo dupfa, ntiyifuza ko tuzajya mu bwami bw'Imana, ariko umushinjacyaha mutagize ikintu mupfa.
utanakuzi. Iyo arimo kukurega aravuga ngo ibi bintu yarabikoze ndetse akwiriye gukatirwa burundu akajya muri gereza imyaka y'ubuzima bwe bwose. Noneho iyo ari kukurega aba ameze nk'aho wabikoze ahahagaze. Ngiye byarantangaje cyane kuko nashatse kwegera nibura umushinjacyaha umwe ngo mubaze ariko bari abantu bamupfiki. Nsanga nawe ubwe abari mu kazi nta kintu na kimwe ashobora kukubwira baba bapfa. Ni akazi, ni ibintu yatojwe igihe kirekire, ni akazi agomba gukora kandi agomba kugira gute, agomba guhemberwa. Ariko ikintu cyanshimishije ni ukuntu metere nawe iyo arimo aragerageza kukunganira aba yishize mu mwanya wawe, ameze nk'aho ari wowe, agaragaza ukuntu ibyo bintu bashobora kuba bakubeshyera, cyangwa se niba uburana wemera icyaha akavuga ati rwose umuntu wanjye aremera icyaha kandi icyaha yaragikoze, ashingiye ku ngingo runaka zikurengera, akagusaba kugabanyirizwa cyangwa akagusabira kugirirwa imbabazi. Ariko umushinjacyaha nawe yari umuntu mubi cyane. Urebesheje amaso ya kimuntu ubona ari umuntu mubi cyane. Noneho twinjiye mu by'umwuka, Satani we nta nubwo abagushinze ibintu yahaweho amakuru. Isashimwe abagushinze ibintu azi neza ko wakoze. Akomeza avuga ngo bavuga ko bubaha amategeko y'Imana, ariko se bakurikije amabwiriza yayo? Mbese ntibabaye abikunda? Mwumva ibirego aho gukunda Imana. Mbese inyungu zabo bwite ntiziba zikurikije umurimo wa mbese inyungu zabo bwite ntiziba zikurikije umurimo wayo? Mbese ntibakunze iby'isi? Inyungu zabo bwite ntiziba zikurikije umurimo wabo? Mbese ntibakunze iby'isi? Reka mbabwire, umuntu uri buze kumva ibirego bitamufata. Reka dukomeze. Akomeza avuga ngo reba ibyaha byaranze imibereho yabo, reba ukwikanyiza kwabo, ubugome bwabo n'uburyo bangana. Ashimwe. Cyakora ikintu nshimira Imana nabonye muri Remnant harimo urukundo. Nubwo ushingiye ku rugero dusabwa kugeraho tutari twarugeraho, ndetse tukiri hasi cyane, dufite purusa nkeya, ariko nibura agapurusa gakeya narakabonye, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Mbese Imana izanca imbere yabo n'abamarayika banjye. Mbese Imana izanca imbere yayo n'abamarayika banjye, ariko igororere abakoze ibyaha nk'ibyo twakoze. Nimwumve ibirego Satani arega, kandi ibirego Satani aturega genda bagira ngo umva, ibi birego biraduhama, nta hantu wabicikira keretse gusa umwunganizi naza kuza akagira ikintu akora. Ariko niba udafite umwunganizi ari we murengezi, ibi birego bizaguma ku mutwe wawe, nta hantu uzabicikira. Aya magambo yarantangaje. Mbese Imana izanca imbere yayo n'abamarayika banjye, ariko igororera abakoze ibyaha nk'ibyo twakoze. Uwiteka ntashobora gukora ibintu, Uwiteka ntashobora gukora ibi mu butabera bwe. Satani abizi neza ko Uwiteka adashobora gukora ibyo bintu. Yaravuze ngo ubutabera busaba ko batsindwa n'urubanza. Ishimwe. Ubutabera busaba ko batsindwa n'iki? Batsindwa n'urubanza. No mu ntambara ikomeye harimo amagambo asa nk'ayo ngayo. Intambara ikomeye paje 345 baranditse baravuga ngo ibitabo by'urwibutso mu ijuru byanditswemo amazina n'ibikorwa byose by'abantu. Reka nsome aya magambo nitonze. Ibitabo by'urwibutso mu ijuru byanditswemo amazina n'ibikorwa byose by'abantu, bibereyeho guhamya imyanzuro y'iki? Imyanzuro y'urubanza. Ibitabo byo mu ijuru byanditswemo ibitabo by'urwibutso byo mu ijuru byanditswemo amazina n'ibikorwa byacu, bibereyeho guhamya imyanzuro y'urubanza, nk'uko bigenda no mu rubanza rusanzwe. Umushinjacyaha atangira kurega, umwanditsi yandika. Iyo metero agiye gufata umwanzuro, iyo perezida w'urukiko agiye gufata umwanzuro, ashingira ku byo umwanditsi yanditse. Yesu ashimwe.
buriya umwanditsi ashobora gukora igisa n'uburiganya akaba yakwandika ibintu bitavuzwe, warangiza perezida w'urukiko yazajya guca urubanza agashingira ku byo umwanditsi, nubwo nawe hari igihe aba yanditse, perezida arandika n'umwanditsi akandika, akabihuza, ashobora kwibeshya bikarangira afashe umwanzuro utari ukwiriye gufatwa. Ariko ahangaha ho turaza gusoma amagambo avuga ngo bandika, umva, ikiganza cyo mu ijuru. Reka nze tuyasome. Igitabo cy'ubugingo cyanditswemo amazina y'abantu bose bagize uruhare mu murimo w'Imana mu bihe byose. Hari nanone ahandi handikwa ibyaha by'abantu. Yesu ashimwe. Ngo hari nanone ahandi, reka mbabwire, igitabo cyitwa Intambara Ikomeye. Naje gusanga turi mu gihe cyo kukiga kurenza ibindi bihe byose twari twarigeze tugira, kuko Imana izazana umurimo wose mu rubanza n'igihishwe cyose, ari icyiza cyangwa ikibi. Ijambo ry'ipfabusa ryose abantu bavuga bazaribazwa ku munsi w'amateka. Umukiza nawe aravuga ati, amagambo yawe niyo azagutsindishiriza, kandi n'amagambo yawe niyo azagutsindisha. Nk'uko tubona mu mubwiriza, ayo magambo twasomye haruguru tuyabona mu mubwiriza igice cya 12 umurongo wa 4, andi tuyabona muri Matayo igice cya 12 umurongo wa 36 37. Ibigambirirwa mu bwihisho biboneka mu mwijima, kandi ikagaragaza imigambi yo mu mutima. Ndeka nsome neza. Ibigambirirwa mu bwihisho biboneka mu gitabo kitabeshya. Yesu ashimwe. Ariko aya magambo muri kuyumva, ibigambirirwa mu bwihisho bya bitekerezo byacu, ibyaha bikorerwa ahatabona, aho abantu badashobora gutekereza ko wanabikora, biboneka mu gitabo kitabeshya, kuko Imana izazana ibyari byarahishwe mu mwijima kandi ikagaragaza n'imigambi yo mu mutima. Urwa mbere rw'Abakorinto igice cya 4 umurongo wa 5. Dore ibyo byanditswe imbere yanjye sinzabyihorera, gukiranirwa kwanyu ubwanyu nuko abasogokuruza banyu nzakubiturira hamwe. Niko Uwiteka avuga muri Yesaya igice cya 65 umurongo wa 6 kugeza ku wa 7. Aya magambo arakomeye cyane, ngo dore ibyo byanditswe imbere yanjye sinzabyihorera. Yesu ashimwe. Ibyo byanditswe imbere yanjye sinzabyihorera, niko Uwiteka avuga. Gukiranirwa kwanyu nzakubiturira hamwe. Yesu ashimwe. Aya magambo arakomeye nayo gutekerezaho cyane. Gukiranirwa kwanjye nuko abasogokuruza banjye Uwiteka azakunyiturira hamwe. Ndifuza ko duhuguka cyane. N'amagambo agaragaza ukuntu ibyaha basogokuruza bacu bakoze natwe bijya butugiraho iki, bijya butugiraho ingaruka. Reka dukomeze. Ayo magambo aboneka mu Ntambara Ikomeye igice cya Intambara Ikomeye page 345. Yesu ashimwe. Ndifuza ko abantu bari kwinjira tubahaye ikaze, Imana bamugisha, ndetse namwe mureke duhuguke. Mwibuke yuko turi hehe? Turi mu rukiko. Ubu twicaye mu rukiko. Mu rukiko nta kuvuga kuba guhari, nta guhwihwisa, oya. Nubwo urukiko rwatangiye mu 844, mureke uyu mwanya twifatira no nk'abantu barwicayemo imbona nkubona, kuko n'ubundi dusanzwe tugize gute, dusanzwe tururimo. Nuzajya ugenda mu mibereho yawe, aho uzajya uri hose, uzajya uzirikana ko wicaye imbere y'umucamanza, ariko urondora ibyawe, umureza arahari kukurega, nawe ategereje kugira gute, ko wiregura. Ubu noneho mureke dutuze cyane. Baranditse baravuga ngo icyo umuntu akoze cyose kinyura imbere y'Imana, kikandikwa ko ari igikorwa cyo gukiranuka cyangwa se ari cyo gukiranirwa. Mu buhanga butangaje kandi butagereranywa, imbere y'izina ryose mu bitabo byo mu ijuru handikwa ijambo ryose ry'ibinyoma, umurimo wose wo kwikanyiza, inshingano yose itujujwe
n'icyaha cyose gikorerwa mu bwihisho. Yesu ashimwe. Ngo n'icyaha cyose gikorerwa he? Gikorerwa mu bwihisho. Imiburo yoherezwa n'ijuru cyangwa gucyaha kwirengagijwe, igihe cyapfushijwe ubusa, igihe cyakoreshejwe nabi, imbaraga zakoreshejwe mu kwikanyiza ibyiza cyangwa ibibi, ndetse n'ingaruka zabyo zikomeye, byose byandikwa n'umumarayika. Yesu ashimwe. Noneho murabona yuko nubwo twatangiranye abantu 4 mu rukiko, haje kuboneka n'umwanditsi. Ndagira ngo mbamenyeshe ngo urukiko rwo mu isi uburyo rukoze nta hantu rutandukanye n'urukiko rw'Imana, kubera yuko uturega arahari, umushinjacyaha nkuko twabibonye, uregwa ni njyewe nawe. Ubwo rero niba ushaka kwiga ibi bintu uburyo biteye neza, ndakurarikira kuzajya nibura utemberera ahantu baburanisha ngo witegereze ukuntu kuburana bigenda. Aya magambo arakomeye, ndongera nyasubiremo. Icyo umuntu akoze cyose kinyura imbere y'Imana kikandikwa ko ari igikorwa cyo gukiranuka, cyangwa se ko ari cyo gukiranirwa. Icyo umuntu agize gute akoze cyose, icyo umva, sinzi niba ibintu muri kubyumva, icyo umuntu akoze cyose aho kiva kikagera, mu mibereho y'akazi, icyo ukoze cyose kirandikwa. Ijambo ryose uvuze rirandikwa. Aya magambo narayize, aya magambo nyiga ku nshuro ya mbere, nabaye nk'umuntu ugiye kuba nk'ikiragi, kubera yuko natekerezaga ko ijambo ryose nibuvuge rirabuze kuba ryanditse. Reka mbabwiye, cyakoze hari ikintu nabonye, umuntu buryo ateye, duteye mu buryo bubi cyane, ku buryo dukwiriye kwiyegurira Imana ku rugero rwo hejuru. Kuko ibintu nk'ibi ngibi ubasha kubyiga ubu ngubu, ukaba uri kubyumvira ku murongo wabyo, ukaba wamara n'amasaha runaka, uba wamaze kwibagirwa ko ibyo bintu wabyize, ndetse ugasigara wivugira ibyo wishakiye, ugasigara wikorera n'ibyo wishakiye. Umunsi umwe umusaza yigeze kumbwira ikintu gikomeye, arambwira ngo umunyabyaha ni nk'umuswa. Yesu ashimwe. Umuswa murawuzi? Umuswa utu dusimba twubaka iki? Umugina. Abantu tujya tujyana gusura kuri gereza, ni umusaza witwa Muvunyi, baramuzi. Yarambwiye ngo burareka nkubwire inshuti yanjye, ntuzatangazwe n'abanyabyaha, kuko umunyabyaha ni nk'umuswa. Umuswa urawusenyera, ugasenya umugina wayo, ugasenyera umugina wawo. Iyo urangije kuwusenyera, nyuma y'igihe runaka ugihumbya, uvuye nk'ahantu ugiye nkarahira, uragaruka ugasanga wamaze kubaka. Umunyabyaha nuko nguko ateye. Umunyabyaha uramusenyera, ugakora kuri kamere, Mwuka Wera akamukabakaba, akumva ko ari umunyabyaha wo kurimbuka. Ariko mu gihe gito cyane, umunyabyaha ntaba akibuka yuko ibyo bintu yanahuye nabyo, aragenda akongera akibera mu buzima bwe busanzwe. Umunyabyaha yiga icyigisho n'amarira akaza, akumva yakozweho, ariko nyuma y'icyigisho, nka nyuma y'amasaha 2, ntaba akibuka ko ibyo bintu yigeze guhura nabyo. Satani yangije ubwonko bwacu n'intekerezo zacu, hahandi tutabasha kuzirikana iby'ubugingo, ahubwo ibisanzwe ari byo tuzirikana kurenza iby'iteka ryose. Ndifuza ko aya magambo tuyumvira ku murongo wayo. Nongeye kubona urundi rugero rwiza rw'umunyabyaha. Buri umunyabyaha ni nk'inkoko. Inkoko murayizi? Inkoko iyo wanitse ubunyobwa, inkoko iraza ije nko kuburya. Murabizi nyine ko haba hari umuntu ushinzwe wenda kuburinda, akayirukana ndetse ayikubise nk'umujugujugu, ushobora no kuyivuna. Ikigera hirya gato iri gucumbagira, ihita yongera ikagaruka, ikongera ikaza kona bwa bunyobwa. Muzabirebe, sinzi niba wenda mwarabaye mu cyaro. Niyo mpamvu kujya gutura mu cyaro ari byiza, umuntu ahigira ibyigisho byinshi. Inkoko ishobora kugaruka inacumbagira, ariko ikaza kurya bwa bunyobwa. Ikindi, umunyabyaha ni nk'ifi. Ifi murayizi? Ifi ishobora kubona indobani iri mu mazi, barimo bararoba mugenzi wazo, imwe bakayifata, igashobora kuba yanasubirayo,
icitse igisebe, wenda indobani icitse indobani ishobora kugaruka mu gihe gito cyane ikiri kuva amaraso, ije gufata ka kantu bashyize ku ndobani kugira ngo umuntu abashe kuyiroba. Sinzi niba izo ngero muri kuzumva kuko ukuntu umunyabyaha ateye. Ubwonko bwacu bwabaye nk'ubw'ifi, ubwonko bwacu bwabaye nk'ubw'inkoko, ku buryo ibintu nk'ibi ngibi bikomeye cyane tubasha kubyibagirwa. Tekereza ko wibagirwa ko wicaye no mu rubanza. Yesu ashimwe. Tekereza ko twibagirwa ko twicaye mu gihe cy'urubanza, tukikorera ibyo twishakiye, tugapostinga ibyo twishakiye, tukivugira ibyo twishakiye, ndetse no ku munsi w'isabato. Imana idufashe cyane. Icyo umuntu akoze cyose kinyura imbere y'Imana, kikandikwa ko ari igikorwa cyo gukiranuka cyangwa se ko ari icyo gukiranirwa. Mu buhanga butangaje kandi butagereranywa, imbere y'izina ryose mu bitabo byo mu ijuru handikwa ijambo ryose ry'ibinyoma, umurimo wose wo kwikanyiza. Aya magambo muyakurikire uko ibi bintu bikomeye gikoranywe, gikorwa mu bwihisho. Icyaha cyose gikorwa hehe? Mu bwihisho. Igihe cyapfushijwe ubusa, igihe cyakoreshejwe nabi, imbaraga zakoreshejwe mu kwimakaza ibyiza cyangwa ibibi, ndetse n'ingaruka zabyo zikomeye, byose byandikwa n'umumarayika. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nguyu umwanditsi wacu arimo arandika buri kintu cyose. Niba turi mu rubanza, ubivuze ngo n'umwanditsi ari kugira gute? Ari kwandika. Uregwa, Yesu ashimwe. Ese urega iyo amaze kurega n'ibimenyetso byagaragajwe nk'uko ibimenyetso bimaze kugaragazwa, ese ni iki gikurikiraho? Bahereza umwanya uregwa mu rubanza. Niko bigenda, mwari mubizi. Bahereza umwanya iyo umushinjacyaha amaze kugushinja, baguhereza umwanya ngo wiregure. N'aha ngaha niko bimeze rero. Reka turebe muri Yeremiya igice cya 3 umurongo wa 13. Icyakora ikintu nshimira Imana, iyo wamaze kumenyeshwa ko uregwa ndetse wagaragarijwe n'icyo ugomba gukora, Imana yo mbere y'uko wiregura ikumenyesha icyo ukwiriye gukora mbere yo kugira gute? Mbere y'uko wiregura. Niho bitandukaniye. Ni amahirwe yenda bagihari iyo wamaze kugezwa mu rubanza rw'isi, uba ugomba kwiregura ku cyo wakoze gusa. Ariko mu rubanza rwacu, iyo urubanza turimo twamaze kubona rwatangiye mu 844, iyo umaze kumenyeshwa ko uri mu rubanza ndetse n'ibyaha uregwa wamaze kubimenyeshwa, uhabwa igihe cyo kuba wakwiregura ndetse ubanje gukosora ibyo ugira gute? Ibyo uregwa. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana tubwira ngo Yeremiya igice cya 3 umurongo wa 13, icyo nshaka kimwe ni uko wemera ibyaha byawe. Yesu ashimwe. Mu rubanza rusanzwe ntabwo perezida w'urukiko akubwira ngo uremera ibyaha byawe. Reka arakubwira ngo ese urabivugaho iki ibyo uregwa? Yesu ashimwe. Iyo akubwiye ngo urabivugaho iki, ubwo nyine uba ugiye gusobanura niba ubyemera cyangwa utabyemera. Ariko Imana yacu, umucamanza wacu ukomeye, iyo yamaze kukugeza mu rubanza, iyo wamaze kwibona mu rubanza, Satani yamaze kukurega, Imana ihita ikubwira ngo ariko nubwo bimeze bityo, icyo nshaka kimwe ni iki, ni uko wemera ibyaha byawe, ibyo wacumuye ku Uwiteka Imana yawe. Yesu ashimwe. Ikongera ikakubwira mu Migani igice cya 28 ngo uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura kabiri kazababarirwa. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Bitandukanye no mu rubanza rusanzwe. Aha ngaha bihinduye isura. Mu rubanza rw'Imana ari rwo duhagazemo muri iki gihe cya none, iyo wamaze kuregwa, wamaze kugezwa imbere y'inkiko, Imana irakubwira ngo wowe wemere ko uri umunyabyaha, wemere ibyaha byawe, kandi nuhisha ibicumuro byawe ntabwo uzagubwa neza. Yesu ashimwe. Urwa mbere rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 9. Ariko nitwatura ibyaha byacu, niyo kwizerwa kandi ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Uregwa asabwa gukora nk'uko Dawidi yakoze, kubera yuko wamaze kugaragarizwa kuri umunyabyaha. Mbere yuko ugira ikindi kintu icyo ari cyo cyose ukora, usabwa gukora nk'uko Dawidi yagize gute? Nk'uko Dawidi yakoze. Cyangwa se usabwa
kwikubita imbere. Nashimye Imana cyane. Imana ivuga ngo yakunze ikunda umutima wa Dawidi, cyangwa se ngo Dawidi afite umutima Imana yishimira. Ntabwo ari uko yari afite umutima utunganye, ni uko Dawidi atari umuntu wigira agashyashya. Reka dusome Intambara Ikomeye paje 350. Hari amagambo avuga ngo iyaba abahisha ibyaha byabo kandi bakabitangira urwitwazo, bashoboraga kureba uko Satani abishima hejuru, bakareba uko Satani akwena Kristo n'abamarayika mu murimo wabo, bakwihwitura bakicuza ibyaha byabo no kubizinukwa burundu. Yesu ashimwe. Iyaba twarebaga uburyo Satani aturega muri iki gihe turimo cy'urubanza, ikintu twakora ni iki ngiki gusa, nuko twakwihwitura tukicuza ibyaha byacu bikiri umva tugifite amahirwe, ndetse tukabizinukwa burundu. Nicyo kintu cyonyine twakora. Twahita tubikora nk'uko Dawidi yabigenje muri Zaburi ya 51. Ntiyigeze yigira shyashya, yabwiye Imana ati mu byaha niho navukiye, ibyo bintu bizi neza, naremanywe gukiranirwa. Bivuze ngo utampinduriye umutima, nguma umutima mushya wo gukora ibyo wishimira, n'ubundi nakomeza nkagira gute? Nakomeza nkabikora. Uzasome Zaburi ya 51. Ariko hari harimo kwihana gutangaje. Iriya Zaburi ndayikunda cyane. Yesaya igice cya 43 umurongo wa 25. Hari amagambo avuga ngo ubwanjye nijye uhanagura ibicumuro byawe nkakubabarira ku bwawe, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro, kandi ibyaha byawe sinzabyibuka ukundi. Iri jambo ni ryo guhumuriza umuntu uwo ari we wese. Iri ni ijambo umva, iyo urihuje na Yeremiya igice cya 3 umurongo wa 13, icyo nshaka kimwe nuko wemera ibyaha byawe, hanyuma ukarihuza na Yesaya 43 umurongo wa 25, kandi nubyemera ubwanjye nijye uzakubabarira ku bwanjye. Mbega ijambo ryiza. Icyo nshaka kimwe nuko wemera ibyaha byawe, ibyo wacumuye ku Uwiteka Imana yawe, kuko uhisha ibicumuro bye atazagubwa neza. Ariko kandi ubwanjye nijye uhanagura ibicumuro byawe nkakubabarira ku bwanjye, kandi ibyaha byawe sinzabyibuka ukundi, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Iri jambo ryarampumurije cyane. Ndifuza ko nawe uryishingikirizaho mu gihe wamaze kugaragarizwa neza ko uhagaze imbere y'umucamanza ukomeye. Ngiki kintu Imana ibanza kukumenyesha iyo yamaze kukumenyesha ko wahagaze imbere y'umucamanza, yamaze kukwereka n'ibirego Satani agira gute akurega. Nk'uko twabibonye, we agushinze ibintu azi neza ko wakoze, kuko yarabigukoresheje. Ntabwo ari amakuru yahawe ngo yahagarare nk'aho yari ahari. Oya, ni amakuru ahubwo ahagazeho nk'umuntu wari uhari. Iyo umaze gukora icyo Imana igusaba, uba wamaze kumenya neza yuko utari bubashe kwitsindishiriza, uba wamaze kumenya yuko ukeneye umuntu wo kukunganira. Yesu ashimwe. Ahangaha niho umwunganizi aza. Ndagira ngo mbamenyeshe yuko mu rubanza rw'Imana, nubwo umunyabyaha ahabwa igihe mu rubanza rusanzwe ngo yiregure, mu rubanza rw'Imana umunyabyaha asabwa ikintu, abwirwa ikintu agomba gukora gusa, ntabwo yiregura. Yesu ashimwe. Abwirwa ikintu agomba gukora gusa, ni ukwemera ko ari umunyabyaha. Iyo arangije kwemera ko ari umunyabyaha, Kristo niwe uhita ugaragara nk'umwunganizi cyangwa umurengezi. Intambara Ikomeye paje 345. Hari amagambo avuga ngo abazasangwa batunganye mu rubanza bazaba mu mugabane wo kuzuka kw'abakiranutsi. Yesu azasohoka ababera umuvugizi, ababuranira imbere y'Imana, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nguyu umwunganizi wacu dufite, nguyu umurengezi wacu dufite, nuko Kristo azasohoka agahagarara imbere y'Imana akatuburanira. Twebwe mu rubanza nta kintu na kimwe dufite cyo kwiburanira. Yesu ashimwe. Ntacyo. Icyakora mu rubanza rusanzwe
ubasha guhagarara imbere y'umucamanza ukiburanira, ugasobanura ukuntu rwose utamufashe ku ngufu, cyangwa ugasobanura ukuntu igitoki utakibye, cyangwa ugasobanura ukuntu wakibye unemera icyaha usaba imbabazi. Ariko imbere y'Imana icyo usabwa kimwe ni ukwemera kuri umunyabyaha. Noneho Kristo akaza we akakuburanira. Yesu azasohoka ababera umuvugizi, ababuranira imbere y'Imana. Icyakora nihagira umuntu ukora icyaha, dufite umurengezi kuri Data wa twese, niwe Yesu Kristo ukiranuka, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nk'uko twabibonye mu rwa mbere rwa Yohana igice cya 2 umurongo wa 1. Kuko Kristo atinjiye ahera haremwe n'intoki, hasuraga hahandi h'ukuri, ahubwo yinjiye mu ijuru ubwaho, kugira ngo none ahagarare imbere y'Imana ku bwacu, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Kristo ahagaze imbere y'Imana ku bwacu. Nta mbaraga zaguhagarika imbere y'Imana wiburanira, ntabwo bishoboka. Nicyo gituma abasha gukiza rwose abegerezwa Imana nawe, kuko ahoraho iteka ngo agire gute? Abasabire. Yesu ashimwe cyane. Nk'uko tubona mu Baheburayo igice cya 9 umurongo wa 24 n'igice cya 7 umurongo wa 25. Icyitonderwa mu cyumve neza aya magambo, ni amagambo akomeye nifuza ko umuntu wese yumva. Ntabwo Kristo atanga urwitwazo ku byaha bakoze. Yesu ashimwe. Umwunganizi usanzwe abasha gutanga urwitwazo akavuga ngo, bukurikira aya magambo, umwunganizi usanzwe wo mu buzima busanzwe mu nkiko zisanzwe abasha gutanga urwitwazo ku muntu barega icyaha cyo gufata ku ngufu, n'urugero akavuga ngo uyu mukobwa yari yaje kumusura kandi yari yambaye akajipo kagufi, bityo uyu musore nubwo yakoze icyaha turifuza ko mumubabarira kubera yuko yari yashotowe. Mwabyumvise? Nuko nguko bishobora kugenda. Ashobora kuvuga ngo yari yashotowe, byagenze gutya na gutya, kandi umuntu yari yambaye umubiri. Ariko Kristo ntabwo ibyo bintu ashobora kubivuga. Oya, ntabwo Kristo atanga urwitwazo ku byaha bakoze, ahubwo yerekana ko babyihannye. Yesu ashimwe. Bw'iki kintu Kristo yerekana cyonyine gusa. Nta rundi rwitwazo Kristo atanga. Oya, ahubwo yerekana ko babyihannye, akerekana kwizera kwabo, maze akabasabira kubabarirwa n'Imana, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ngiki kintu Kristo cyonyine akora, yerekana ko abantu bihannye, yarangiza akabasabira kugira gute? Akabasabira kubabarirwa n'Imana. Ntabwo atanga urwitwazo. Oya, azamura ibiganza bye birimo inkovu, akabyerekana imbere ya se n'abamarayika bera, akavuga ati, nzi izina rya buri wese nabanditse mu biganza byanjye, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ese wanditswe mu biganza bya Kristo? Ni ikibazo umuntu wese akwiriye kwibaza. Ukwiriye kwibaza niba waranditswe mu biganza bya Kristo, kuko Kristo azamura ibiganza akabyereka se, akavuga ati, dore ngaba nabanditse mu biganza byanjye. Nicyo kibazo gishingiye. Wanditswe mu biganza bya Kristo ntatanga urwitwazo, ahubwo agaragaza ko bihannye. Mu rubanza rw'Imana nuko bigenda. Icyakora mu rubanza rusanzwe ho abasha gutanga urwitwazo nk'uko nabivuze haruguru, ndetse rwose ubasha no gutsinda kandi icyaha waragikoze. Yesu ashimwe. Mu rubanza rusanzwe rwo hano mu isi ubasha gutsinda kandi icyaha waragikoze, kubera yuko wenda umushinjacyaha wawe nta ibimenyetso bihagije afite. Ariko twabonye neza ko umushinjacyaha wacu afite ibimenyetso, kuko byabaye ahibereye. Ariko ndashima Imana cyane ku bwa Kristo, kuko adatanga urwitwazo ku byaha bakoze, ahubwo yerekana ko babyihannye. Dukwiriye kwibaza iki kibazo, ese twanditswe mu biganza bya Kristo? Yesu ashimwe. Tugiye kugera ku mwanzuro w'urubanza. Umwanzuro w'urubanza uba ushingiye ku by'umwanditsi w'urukiko byose yanditse. Ndetse nubwo na metere nawe aba yanditse, ariko ashingira ku by'umwanditsi w'urukiko. Kandi twabonye umwanditsi w'urukiko rwacu ninde? Niba mwakurikiye, umwanditsi w'urukiko rwacu ninde? Ni marayika. Kandi ntiyibeshya. Oya,
ntabwo yibeshya. Rero perezida w'urukiko iyo urubanza rurangiye aragenda akiherera, ndetse anatanga n'igihe gihagije. Ashobora kubwira ati uru rubanza nzarusoma wenda mu kwezi gutaha, wenda binatewe n'ukuntu urwo rubanza runakomeye, ashobora no kurushyira mu mezi 2 ari imbere. Akagenda akagenzura buri kantu kose, ese ibi byaha ubundi noneho ashyiramo n'inyurabwenge. Nta nubwo ashingira ku byanditse gusa, ahubwo anashyiramo n'inyurabwenge, akibaza se ubundi ibi byaha yarabikoze cyangwa ntiyabikoze. Buriya perezida w'urukiko aba afite ubushobozi bwo kuba yakurenganura n'ubwo ibyaha byaba bigira gute, n'ubwo ibimenyetso byaba byagaragajwe byaba biguhana. Aba afite uburenganzira bwo gufata umwanzuro akavuga ngo biragaragara ko ibi byaha atabikoze. Yesu ashimwe. Hari urubanza nigeze kumva, icyakora simbihagazeho, sinari impari, ariko ngo umusore yashinjwaga gufata ku ngufu umukobwa. Arangije perezida w'urukiko bigaragara ko yatsinzwe n'urubanza, abaza ikibazo umukobwa, nazo atari kubundi reka nkubaza ikibazo, kubera iki wifashe ukajya ku buriri wambaye inkweto? Aramubwira ati oya rwose nyakubahwa perezida w'urukiko, ntabwo nari nzambaye. Ngo yahise afata umwanzuro ako kanya, nta nubwo yageze atanga igihe cyo kuzasoma urubanza, yahise atanga umwanzuro avuga ngo uyu musore mu mubohora atahe. Kubera yuko birumvikana yuko umukobwa, ndetse ni gute wifata ugakuramo inkweto, ni ibintu wateguye ukajya ku buriri, si ibintu byumvikana se? Uri kumva gicuritse? Yego, yamubajije ikibazo gicuritse ahita yita mu mutego. Ibimenyetso byose byagaragazaga yuko umusore yakoze icyaha kandi akwiriye kugira gute, akwiriye gufungwa. Ariko amubajije ikibazo ashingiye ku bwenge bwe, yumviza yuko atigeze amufata ku ngufu, ahubwo yabikoze ku bushake bwe. Yahise abona ko bya bindi byose byakozwe ari umutego bamuteze kugira ngo bamufungishe. Ariko mu rubanza ntago hazabazwa ikibazo nk'icyo ngicyo, oya. Ntabwo uzataha ku bw'amahirwe nk'ayo ngayo, oya. Ijambo ryatubwiye ngo ahubwo yerekana ko bagize gute, ahubwo yerekana ko babyihannye. Ikintu cyanangaje mu rubanza rusanzwe, ushobora kuba wemera icyaha ndetse waranakihannye, ariko bakagufunga. Wari ubizi? Rwose pe, bakagufunga icyaha ucyemera waranakihannye kandi ukagenda ukabukora. Ariko mu rubanza rw'Imana yacu, umucamanza ukomeye, ntabwo ari uko nguko bimeze. Umuntu wese wihannye, Kristo azere ntibizahanagurwa kandi ntibizababarirwa kandi ntibizahanagurwa mu bitabo, ahubwo bizashinza umunyabyaha ku munsi w'Imana. Yesu ashimwe. Nguyu umwanzuro uko uzaba uteye, nubwo umwanzuro utari watangazwa, ariko ikintu kinshimisha, Imana igaragaza umwanzuro izanafata. Mu gihe mu rukiko rusanzwe abantu baba bategerezanyije amatsiko bibaza ngo ese umwanzuro uzaba uteye ute, Imana yatugaragarije umwanzuro izafata kurebana n'urubanza rwatangiye mu 844. Ibyaha bitihanywe ngo birekwe ntibizababarirwa kandi ntibizahanagurwa mu bitabo, ahubwo bizashinza umunyabyaha ku munsi w'Imana. Ubwo umunyabyaha azaba abaye wo kugira gute? Azaba abaye wo kurimbuka. Hari umwanzuro wa kabiri nifuza gusoma. Umwanzuro wa kabiri uravuga ngo abantu bose bihannye ibyaha byabo by'ukuri kandi kubwo kwizera bakisunga amaraso ya Kristo, we gitambo cyabo gikuraho ibyaha, bagiriwe imbabazi maze zandikwa imbere y'amazina yabo mu bitabo byo mu ijuru. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Imyanzuro izaba ari ibiri. Mu rukiko rusanzwe umwanzuro ari umwe. Icyakora umuntu azafatirwa umwanzuro umwe niwe uzaba umureba, ariko muri rusange hazaba hari imyanzuro ibiri. Umwanzuro wa mbere nuko ibyaha bitihanywe ngo birekwe bitazahanagurwa ndetse bitazababarirwa. Umwanzuro wa kabiri nuko abantu bose babyihannye ndetse bakabyihana by'ukuri kandi kubwo kwizera bakisunga amaraso ya Kristo w'igitambo cyabo gikuraho ibyaha, bagiriwe imbabazi ndetse zandikwa imbere y'amazina yabo mu bitabo byo mu ijuru. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Kuko bahindutse abafite umugabane mu butungane bwa Kristo kandi imico yabo igasangwa ihujwe n'amategeko y'Imana. Yesu ashimwe.
ndifuza ko dutekereza kuri aya magambo aheruka ngo imico yabo ikaba ihuje n'iki n'amategeko y'Imana. Sinzi niba ibi bintu tubasha kubishyikira mu bwonko bwacu. Umwanzuro wa kabiri ni umwanzuro ukomeye. Icyakora umwanzuro wa mbere wo wamaze kwica, ariko umwanzuro wa kabiri wo ni umwanzuro ukomeye. Abantu bose babyihannye ndetse bakabyihana by'ukuri, bakisunga kandi kubwo kwizera bakisunga amaraso ya Kristo w'igitambo cyabo gikuraho ibyaha, bagiriwe imbabazi maze zandikwa imbere y'amazina yabo mu bitabo byo mu ijuru. Yesu ashimwe. Murumva aha hari ikintu cya mbere, kwihana ni kimwe ukandikwa mu bitabo byo mu ijuru, ahubwo hari ikindi cya ngo kuko bahindutse abafitanye umugabane ku butungane bwa Kristo. Yesu ashimwe. Kandi imico yabo igasangwa ihujwe n'amategeko y'Imana, ibyaha byabo byarahanaguwe, kandi bo basangwa bakwiriye guhabwa ubugingo buhoraho. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nguyu mwanzuro nifuza ko buri muntu wese wazamufatirwa. Nguyu mwanzuro nifuza ko umuntu wese uri hano yakagombye kuba azi neza aho ahagaze muri uru rubanza, kuko byanga bikunda dushingiye ku miterere y'urubanza twabonye. Wamaze kubona neza yuko uyu munsi wa none ubaye uri uwo gufungwa, wahita ubohwa ukajyanwa muri gereza. Se ndabeshya? Ubaye uri uwo kubohorwa, wahita utaha ugasubira mu rugo. Ubwo ndavuga bibaye ari byo mu buzima busanzwe. None niba rero ari iby'urubanza rw'Imana turi kwiga, wamaze kubona neza yuko niba hari ibyaha bitihanywe ngo birekwe, uri uwo kurimbuka. Siko bimeze? Niba hari ibyaha bitihanywe ngo birekwe, wamaze kubona yuko niba Imana iramutse ifashe umwanzuro nona, waba uri uwo kurimbuka. Wamaze kubona neza kandi ko niba ibyaha byawe byarihanywe ndetse kubwo kwizera ukisunga amaraso ya Kristo, amazina yawe yamaze kwandikwa mu gitabo cyo mu ijuru. Ariko hari ikindi kintu gikomeye nifuza gutekerezaho, kuko bahindutse abafitanye umugabane ku butungane bwa Kristo. Uru ni urugendo rwo kwezwa. Ni urugendo umuntu wese agomba kugenda, kandi agomba guhinduka. Agomba guhinduka ufitanye umugabane ku butungane bwa Kristo. Nta yandi mahitamo ahari. Niba wariyemeje kujya mu ijuru nk'umuhimbyi w'indirimbo ya 304, nzabana n'Imana. Niba wariyemeje kujya mu bwami bw'Imana, ibintu ni bibiri. Ugomba guhinduka ufitanye ubutungane na Kristo, cyangwa ugomba guhinduka ufitanye ubutungane na Kristo. Sinzi rero ibyo bintu mubyumvishe. Niba wariyemeje kujya mu bwami bw'Imana, ukaba iyi nzira ariyo wahisemo, mu mutima wawe ugomba kuvuga ngo nzabana n'Imana cyangwa nzabana n'Imana. Ni ukuvuga ngo nta yandi mahitamo ufite kugira ngo uzagere kuri iyi ntego, kugira ngo uzagere ku ntsinzi. Nta yandi mahitamo ufite, ni ukuvuga ngo nzabana n'Imana cyangwa nzabana n'Imana. Yesu ashimwe. Kubera yuko nuvuga ngo nzabana n'Imana cyangwa nzarimbuka, bizarangira urimbutse. Ugomba kugambirira mu mutima wawe. Indirimbo ya 304 nubwo atariyo twari gusoresha, niyo turi buze gusoresha. Nzabana n'Imana ni indirimbo nkunda cyane. Reka nze nyisome. Nzabana n'Umwami. Umuhimbyi w'indirimbo ntabwo yigeze yigira shyashya. Indirimbo ya 304 ni indirimbo nkunda cyane. Ni indirimbo ivuga ngo nzabana n'Umwami. Nzabana n'Umwami ibihe bidashira. Iryo jambo rivuga ngo nzatura ibudapfa. Nubwo nkingiranywe muri uyu mubiri, buzacya negereje gutaha iwacu. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Igice cya kabiri. Mu rugo rw'Umwami ndahararikira, kwizera niko kumenyesha amarembo yaho. Nubwo njya nshogora si ukutahashaka, iyo gakondo y'abera ni Yerusalemu. Yesu ashimwe. Murumva yuko uyu muhimbyi w'indirimbo we yaravuze ngo nzabana n'Umwami cyangwa nzabana n'iki? Nzabana n'Umwami. Nta yandi mahitamo afite. Amahitamo nuko agomba kuzabana n'Umwami. Sinzi n'ibintu muri kubyumva. Amahitamo afite namwe gusa. Yaravuze ngo nubwo njya nshogora si ukutahashaka. Nubwo njya nshogora si ukutahashaka. Oya,
buzacya yegereje gutaha. Reka dusome igice cya 3. Njya ngotwa n'ibyaha bavandimwe, nimwumva aya magambo. Nakunze uyu muhimbyi w'indirimbo ntabwo yegeze yigira shyashya. Oya, njya ngotwa n'ibyaha nkumva ndacogoye, nkabura aho mfata nka ya numa yo mu nkuge. Ibyo ibicu byeyutse, umukororombya w'ihumure urasira mu mutima wanjye, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nasomye iby'igisambo iby'igisiga cyitwa kagoma mu gitabo Uburezi. Icyo cyigisho cyaramfashije cyane. Igisiga cyitwa kagoma, uburyo kiba uburyo kigera ahantu kigakubitwa hasi n'umugaro w'umuyaga, ndetse ngo kigacika intege ku rwego rwo hejuru. Kandi ubusanzwe ni ikinyambaraga ku rwego rwo hejuru, ariko ngo kigera ahantu kigacika intege mu gikombe. Ayo magambo cyerekanye abonye nkayabasomera neza. Ariko ngo igihe kigerageza kwiremamo agatima, kigerageza kwishakamo imbaraga, kubwo gufashwa n'Imana kikongera kikagira agatege, kigatumbagira kikagera mu kirere. N'umukristo ni ibibere habaho. Njya ngotwa n'ibyaha nkumva ndacogoye, nkabura aho mfata nka ya numa yo mu nkuge. Ibicu byeyutse, umukororombya w'ihumure urasira mu mutima wanjye, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Urumva, nubwo ajya gotwa n'ibyaha ntabwo acika intege. Oya, agerageza ibishoboka byose, akongera agasubira mu nzira yo gukiranuka. Ni bya bindi nababwiye ngo nzabana n'umwami cyangwa nzabana n'umwami, nta yandi mahitamo ahari. Igice cya 4. Nkunda izo ndirimbo zihora mu ijuru. Umuntu wese urangamire kujya mu bwami bw'Imana akwiriye guhora iteka akunda ibintu by'Imana, akwiriye guhora iteka akunda kwiga ijambo ry'Imana. Nubwo waba uri umunyantege nke, nubwo waba ugwaguza nkanjye, Yesu ashimwe, nubwo waba ugwaguza nka Dawidi, ukwiriye kudacika intege. Ukwiriye guhora ukunda indirimbo zo mu ijuru. Nashimye Imana yampuje n'itsinda nk'iri ngiri ry'abaririmbyi turirimba indirimbo zo mu ijuru. Yesu ashimwe. Izi ni indirimbo zo mu ijuru, tujye twiga indirimbo zo mu ijuru. Nkunda izo ndirimbo zihora mu ijuru. Izo mu isi yacu ni nk'indimi z'ibaberi. Hariho icyo nkunda, ni uko abazazuka bazongera kubana n'Imana, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ndifuriza umuntu wese muri aya masaha ko dushingiye ku miterere y'urubanza twabonye, dushingiye ndetse no ku myanzuro izafatwa, kuko nicyo kintu cyonyine umuntu akwiriye gutekereza cyane, kuko ibyo Satani aturega we arabizi neza, kandi natwe turetse kwigira shyashya turabizi. Ese siko bimeze? Ahubwo dukora icyo Imana idushakaho muri iki gihe turimo cy'urubanza. Ni kimwe gusa, ngo icyo nshaka kimwe ni ukwemera ibyaha byawe. Kandi numara kwemera ibyaha byawe bizahanagurwa, ndetse kubwo kwizera bizababarirwa, wandikwe mu bitabo byo mu ijuru, mu gitabo cyo mu ijuru. Kandi nukora ibyo ngibyo uzahinduka ufite umugabane ku butungane bwa Kristo, kandi imico yawe izasangwa ihujwe n'amategeko y'Imana. Ndifuza ko uko duteraniye hano dukwiriye kugira imico ihuje n'amategeko y'Imana. Ibyaha byacu bigahanagurwa ndetse bikababarirwa, kandi tukazasangwa dukwiriye kuba mu bwami bw'Imana, dukwiriye guhabwa ubugingo bw'iteka. Ese iyo wirebye ubona ukwiriye guhabwa ubugingo bw'iteka? Natangajwe n'amagambo arimo kugana Yesu agaragaza yuko itegeko ribuza umunyabyaha kujya mu ijuru ntabwo ari itegeko ribi, kubera yuko yasanga imico ye itandukanye n'iyabo mu ijuru, yakwisabira kuvayo. Imana idufashe, Imana itubashishe kugira ngo tubashe guhinduka abafitanye ubutungane na Kristo, abafite umugabane ku butungane bwa Kristo. Kandi Imana idufasha, nicyo kintu dukwiriye gusenga kandi dusabira cyane muri iki gihe cya none. Imana yasezeranye ko izaduha umutima mushya, ni isezerano ryayo. Imana iduha umutima mushya muri aya masaha, nibyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu.